mwumve mu kiganiro gito twagiranye uko ibintu byari bimeze. Hanga twari turi kuri set. Mukari cya duwa tandukanye n'inkunda rubyino uri kubyumva gute? Yatandukanye n'abasore b'inyama. Oye inkunda rubyino ahagose iki? Naje cyane tubwira. Turi muri shoot. Inkunda rubyino nanjye ndi inkunda rubyino. Nyamuneka so twari turi mu kazi ariko bansabye gushutinga kare bitewe n'iki yuko ku mugoroba uko byamera kose ubu nta gati inkunda rubyino nkatwe gasiga afite umuntu bitaho iri kintu bivugaho wewe uzagira umuntu kwitaho ryane ntabwo byakunda no muri filime y'amaraso yanjye afite abagore babiri afite n'umugore mukuru urumva byakunda iyo Nje baranyanga. Ntabwo byakunda. Dore ibintu mandi kwiyumvira de. Ndebera noneho. Njyabanze kwigisha abagabo n'abagore ngendore byondemo. Agahinda we. Yes. Cyakoze kwe. Yes, ibihe byiza kuri mwe mwese bakoze subscribe kuri Okonko Media. Yes, uyu munsi rero mushaka kwiga ngo mbafite iki papa. Uyu munsi nkuko muba muzi ko ibintu byanjye byose bari moto amakuru ariko ari imihanda hirya no hino hatandukanye twibaza ngo ubundi ngo bimeze bite guys. Ubundi murahari cyangwa ese mwe mwabonye icyo kunywa? Konyere ku kavinyo. Ariko so mbere na mbere mperaho mbabwira ati bavandimwe mwese aho muri hose abari burasirazuba burengerazuba bari mu majyepfo amajyaruguru ndetse n'abari mu ntara gatatu ya diaspora mwese nzi ko mu nkunda kandi mu nkunda cyane. So ko umuntu rero wenda utabashije kubona imibereho y'uyu munsi utabashije kubona icyo kurya cyangwa se akantu ko kunywa nk'aka ngaka ni ukuri wihangane kandi niza nashidikanya ko Imana ahantu ari imwumva kandi nasenga ejo nejo bajya banga umwana mufundiye arabwirirwa nta burara. Natwe rero buriya abantu twizeye Imana umunsi bishobora kwanga ariko ejo ibintu biga kunda. Yes, umunsi bishobora kubaza ngo bafite iki. Guys, ibintu ni moto umunsi inkuru ya mbere ni ingi. Twari tumaze iminsi turi mu bintu tuvuga ku by'ubukwe bwa Nyambo ukuntu bwari bumeze na n'utuntu n'udushya dutandukanye twari turimo ubwo twabaga ku modoka tuvuga ko bamwambariye n'iki byose. Hari na benshi batagiye babivugaho rumwe ngo batatumiwe n'iki ariko noneho twebwe noneho kano kanya bro Nyambo nyuma yo kuva mu bukwe kumva ndamuzanye kumva nawe uraza kwiyumvira nguyu kabisa nguyu anga turi kuri seti namwe nimwiyumvire umwana uburyo yishimye umwana urya nezerewe ntabwo nzi ko buriya niyo mpamvu bajya bati ubukwe burango n'umugisha niwo mugisha hari wa nyuma rimwe na rimwe Imana iha umuntu nta kintu gishobora kunezeza umuntu. Guys, nawe nimba udafite umukunzi guhera uyu munsi ucyumva kino kiganiro shakisha warateze barakwanga shakisha wiruha urumva tera mbere yanga nugira kwijana ntabwo za mu bakobwija ntabwo za urukwemera cyangwa se nawe wenda nimba ari uri uteretwa irimbishe umukobwa ukeneye umugabo ukumva wirimbishe wambare neza utangiye kugira ikinyabupfura ntuyica ku basoro basuhuze niba kwaka kanimero ugatange kubyumva nakubyisha ibintu wumva by'amangambure mu bweto ndihanganye ntabwo ndi muri no murongo ariko tubone yuko wagize gute tubone yuko utasuzuguye igitsina gabo cyuwa. Guys, nimba uri umusore uri seriye ubaye mwana wowe kuko uri ikintu gikomeye cyane uri umuntu ukomeye uri umwami kandi wadanje ariko ikibazo ni kimwe abasore zishabaye bimenye mwana kusanga bari aho ngaho n'iki reka ntiwareba hari hose pa nyamuneka ni agaciro kandi agaciro muraga fite icyo nani kubivugira ni iki gihe kirere. So Nyambo kuva nyine ubwo nyine bukirangira twagejeje nyine kumwegera turamuganiriza ndamaze ati se bimeze bite uyu munsi wari uri nk'uno n'iki ariko noneho mwumve mu kiganiro gito twagiranye
uko ibintu byari bimeze. Ahangaha twari turi kuri sete. Mukari Chad watandukanye n'inkunda rubyino uri kubyumva gute? Yatandukanye n'abasore b'inyama. Oye inkunda rubyino ahagose iki? Naje iki natubwira? turi muri shuti Inkunda rubyino nanjye ndi inkunda rubyino. Nyamuneka so twari turi mu kazi ariko bansabye gushutinga kare bitewe n'iki yuko ku mugoroba uko byamera kose ubu nta gakingo ndarubyino nkatwe gasigaye afite umuntu bitaho ikintu bivugaho. Wewe uzagira umuntu kwitaho ryane? ntabwo byakunda no muri filime y'amaraso yanjye afite abagore babiri afite n'umugore mukuru urumva byakunda njye baranjyaga Ntabwo byakunda. dore ibintu mba ndi kwiyumvira de Ndebera noneho njye banze kugisha abagabo n'abagore njye dore ibyo ndimo agahinda we. Hello guys. Ashobora neza agahambirwa. Yewe. Urumva turi muri shuti Aha. turi gufeta ko muri famille ya Kiramani Aha. abagabo n'abagore Kabisa. ko amaje gushaka harya ninde washatse kwitwa nde Yves niwe wari gushaka ni mikiro gushaka habanje Yves hakurikiraho Miki hakurikiraho urero habanje Gahima Gahima muri minsi nyamba ariko. yugurisha amakariso yo kwa Stiringi Ati oya bivuga neza bibwira abantu. ndavuga ngo ugurire umugore wawe nta mugore ngira Bibwira abantu ngo kugurisha iki? ose kuri live ndi kugurisha utuntu tumeze nk'utugozi wazirika ku kibuga kugurisha ibyo bintu ariko mvuganye nashobora gusubiramo nuko ubu turi kwishimira ko Nyambo Jessica ubu ngubu ari Mukari Chad turi kubyishimira cyane Mukari Chad nicyo watubwira Nkuko nari kubabwira burya umugabo nyine ari inkingi ya mwamba ari umuntu ukomeye cyane urabona ukuntu umwana yishimye nyine hahandi buriya hari ukuntu umuntu yishima none akabigumisha imbere mu mutima ibyishimo wamugani nyine ntibigaragare ariko we noneho ameze nka yandimbo ya wa muntu uzaririmba ngo mundeke ngo ndirimbe ngo nahoye na Mesiya kandi ngo imaje guhura nawe ibintu byose ngabihindura bishya guhera uyu munsi rero Nyambo yafashe indi status y'ubuzima umunsi tuvugana nta gakiri Nyambo w'umukobwa nta gakiri Nyambo urubyiruko nkatwe nta gakiri Nyambo w'inkunda rubyino ubu ndi kumusuhuza fashe ku maboko abiri gutya nanunamye bitewe n'iki ko yahinduye icyiciro nyamuneka urumva nyine umuntu n'umuntu ukomeye ejo n'ejo bundi turi kumusuhuza ndacyakomeje gusenga murabizi ibyanjye byose nyine mu bikora buriya ku ivi cyakomeje gusenga Imana izamuhe rwose kubyara ahungu nakobwa izamuhemo n'impanga kumva izamuyemo n'impanga buri impanga nazo ni umugisha noneho ibintu nyine bigenda birushaho kugenda neza. Ikindi kintu cya kabiri ejo bundi mwabonye n'ejo bundi mu kiganiro umuntu uza muri concert hariya yabereye muri arena ya King James mwonye akavideo kagiye gasirikira muri stade ari kubyinira umukunzi we cyangwa se ari kubyana n'umukunzi we amuryama mu gituza ubona nyine umwana yanezerewe ubona nyine koko yuko ari proud bro nimba ari ikintu cyadanje buriye mw'abantu mbabwire mw'abakobwa uzajya ushaka umuntu uri proud ye wa muntu n'ahandi yawe yabuze n'umufana n'umwe we wamuhagararaho biteka umukunda atari nka kwa kundi biranambabaza cyane ujya kubona ariko nawe ntago mutinda kwibona ujya gutyo ukajya kubona ukabona wenda urajura umukobwa mwiza kabisa ufite n'ejo hazaza warazabona wenda umusore mwiza mwashakana ubuzima ibintu bikagenda neza ariko biteye uko wanze gukora kumva biteye uko nyine uri ibintu bigutunze nyine uri guseguza mu bandi niko nabivuga ukajya gutyo umusaza wenda hariya w'umudivorce cyangwa n'iki wenda wapfushije umugore akaza kabati karakana nakafite imyaka 20 cyangwa 25 gutyo tekanagira wamutigita faranga rero akabaraje akabaraguterese akurusha nk'imyaka 20 man ari wawe nyine rimwe na rimwe munatemberana nyine cyangwa utifuza ko bamwatemberana nawe nyine bibimuca we abari proud nyine uvuga ati mfite akana gatoya
ariko ukagivuga ati mane yarasani kumva nyine urabangamiwe ukumva nta mahoro mu mutima ufite hari ahandi wenda nimugoroba cyangwa se muri mu rugo akubwira ati sheri tujyane koga ukajya uremeye nka nyara afite ukavuga ati mane nyagasani kuko nk'ibi ni iki. So ibi byose nyine biterwa n'iki guys, nta kintu kijya kinezeza cya mbere kuko kuba ufite amahoro yo mu mutima. Buriya nubwo tujya tuba wenda ngo ubukene ni iki, uri mu bukene wenda butaha tumuburara ni iki, sibyo? Kandi burana rero nizana nshidikanya ko nyine umuntu wakuye amaboko mu mifuka agakora ushobora kwanga umwaka umwe ariko indi myaka nyine ibindi bihe nyine ari ukuntu ikunda. Rero icyo nakuvugira nyine nta kindi nuko wabana n'umuntu wishimiye. Nyambo impamvu uri kwivuga gutya na muri stade yawe tugaragarije ibazo muri ntuza muri la beke arena harimo abantu barenga ibihumbi 10 no bana kubise buza atari nka kwa kundi ntebe bazikuyemo abantu hameze nk'uruvunga nzoka, ariko akavuga ati ntitaye ku kintu none kambibahamiriza kumva abyinana na sheri we amukora nyine mu bwanwa ubona ko umwana yishimye akavuga ati wow. Ese mwabakobwa cyangwa se mwabasore mwebwe niba karakavuga umwana akabonye mwabonye birabihe mutabisabwa none ngawe nimba wowe warashatse nk'umukire wowe nk'umusaza w'imyaka 60 ufite imyaka 25 ushaka umusaza w'imyaka 30 biriya bintu tuvugisha ukuri wabikora urakana yibona gifite amaraso gatemba itoto urubyiruko cyangwa se nyine iri kumwe na sheri wawe wifuza nyine ahantu hose nyine ko mwaba muri kugaragara nk'uko Nyambo ejo yabitira gute yabitwerekaga. None ngaho nawe rero sasa nka wenda bibaye ngombwa ko nyine ubura umera nka gutyo cyangwa wumva wagira wakishima wenda ku rwego rurenze uri kumwe na musaza w'imyaka 50 wadise nyine hani nawe ubwawe itona ko biguteye isoni. Aho rero hano itubona yuko nyine uko byamera kose buriya byange bikunde ukuri kw'ibintu cyangwa se nyine icyo biturunganye niho hano rugarukira, ariko iko n'umuntu urungano rwawe bro murakundana aho mwaba muri hose, mwaba muri gare mugakundana mukarugaragaza, mwaba muri mu isoko mugakundana, aho waba uri hose nyine ukumva uri proud y'ibintu bigize gute y'ibintu urimo. So si byo gusa kandi no byagiye biranga muri kira gitaramo twabonye yuko nkuko wenda bamwe na bamwe bagiye babivugaho bavuga ku bintu bijyanye na King James mu by'ukuri yari inka y'amazi, ariko bavuga ngo wambwe ngo ntuhuje mu nka konje ariko ngo bitince ugushije. Nawe rero yimere imyaka yose ari menka ko konje nta stress tubona na reka abantu baza bikina hanyine no mwami mu muziki uyu ngo yakora ibi ngibi, aho kano kandi kintu none nishimiye cyane. Nawe na Bruce Melody nawe ubwe yavuze ngo kabisa buriya no kubona cya King James naramwubahaga sinshobora kuvuga hari ari n'ibishoboka ubu ngubu narangira gute rwose nanapfukama nkamusuhuza kuko mu bigaragara buriya kugira ngo kubita umunsi wa mbere ari ni kuzura. None tuvuga no mu gitondo cyaho nimushaka muraremo ejo ndabasangamo nanone kongera igapfuka bro yihita cyakoze gawe wizukore uyu muvandimwe sinzi ko ukuntu yabivuga akora ukuntu nyine Imana ijya kuguha umuntu ikamuha igikundo noneho ari handi baba ngo jya muhaye umuvugisha ufite izina. King James nayo mu bahanzi nyarwanda cyangwa se muri East Africa ari mu bantu Imana yahaye igikundo, none yajya kumuha umugisha kamuha n'umugisha ugize gute ufite izina. Ubwo nibwo ndakomereza ku byagiye biranga igitaramo cye nanone ayo twabonaga umwana umwe nabwo yari kuririmbira umusheri we amubyinisha namumenyereza u Rwanda nyine kuko urabona sheri we ntago wamenyeye kwanza n'umunyarwanda ariko nyine ntago nabango ntago ari hakorera ntago ari hamara igihe kinini. Ubwo rero Nyambo yari kuvuga ati sheri wanje dutembere urebe arena urebe Kigali ubundi meze gute nyine urebe ubundi vibe zacu muri make. So ubwo rero King James yaririmbaga none haje kujyamo akarimbo none ngo ese ngo wari ikiniraga iyi ndirimbo mu King James murayizi hano ati bya biri byose wajya gukora ibiki amagambo ashize umunyu wambwiraga ngo ese wari ikiniraga ngo aho naye mbwira. Iyo ndirimbo King James yaje kuyikubitamo umusore mwese muzi nka Titi Brown mbere yo kugira ngo Nyamba akore ubukwe baje gukundanaho nkuko yagiye anabitangaza mu biganiro bitandukanye, gusa baza gutandukana bitewe n'impamvu ziturutse ku muhungu. Gusa Titi Brown aho uri hose ndagushimye cyane biragoye akenshi na kenshi usanga nk'abantu bajya kumuga ngo Nyambaga yo maje gutandukana n'umuntu ugasanga ari kuvuga ngo gutya na gutya ibi nibi namuvuga nabi, ariko cyo nagukundiye
nuko koko wavugishije ukuri ati ngewe ikintu cyatumye dutandukana ntandukana na Nyambo nta kindi ni impamvu zanturutseho mu by'ukuri ibintu nakoreye Nyambo nyine ntabwo tuzi ngo ni ibiki ariko kwihangana kwe byaramunaniye aribyo byatumye wenda amovinga on. Gusa ikiza ni kimwe ni ukuri umuntu w'umugabo kandi bakobwa buriya nimba muzi kureba neza mujye mureba umusore nk'uyu nguyu, umusore uhagarara ku ijambo, umusore utasebya mugenzi we. Buriya abasore tujye tubaroyo sibyo, ntituba maze iminsi numva ibintu hirya no hino bitandukanye ari kuri TikTok watandukanye n'umuntu bimeze gutya bla 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 bla, ariko wowe wabaye rero uravuga ati ngewe ibintu nakoreye Nyambo nyine so mu buzima apes lao ni y'ukunda n'umuntu umaze ashaka gukosereza ejo ukamukosereza, ariko bukino buriya wenda ahantu biba bitandukaniye ni ikigero nyine cyo kwihangana nkuko wambwana agiye bitangaza. So ndakwemera cyane ibiganiro byanjye mbikurikirana kandi biranani waka cyane. So rero niba twari turibona nyine hagiyemo ino ndirimbo ya King James avuga ati ko warikiniraga nimba hari yarazamuye amarangamutima ya Titi Brown, nibwo nyine nawe yumvishe imukoze ku mutima koko nibwo guso nyine kuzamuka abantu ariko kabido nyine nawo kaje ku mbuga nkoranyambaga aho Nyambo yari kuririmba ati ngo kunda nkaho nakumenye ejo ikirezi namara n'ibiki ubona nyine umwana nyine yishimye, ariko Titi Brown izo ndirimbo zose ntabwo zigeze zimukoraho. Nyamuneka ntimunyumve nabi, ariko ari naho hantu King James arengeye. Umuntu wese wari mu kiriya gitaramo yari afite indirimbo igenda imukoraho, ari hanye divorce na mugenzi we, ari watandukanye n'iki, ari abari mu rukundo, ari ibintu biri gucumbagira, indirimbo ze zose ndaza kuzigaruka mu kanya. Ako ndacyavuga kuri iki kiba kuri n'umuvandimwe wacu niho hagiye indirimbo none ubwo mwamufashe karaka video mutanya mu kugacikisha ku mbuga nkoranyambaga bavuga ati se iyi message ukuntu ayihagurukiye n'ukuntu nyine ubonye nyine n'amaranga mutima nyine ahisa musaga, ntabwo yaba ari message ari guha uwari uri hejuru ye nyine we wahoze ari umukunzi we, akaba baratandukanye amanzaganye kuko kano kaya Titi Brown ntabwo ikibazo wenda na depression ashobora kuba yaragize wenda rero gutandukana na Nyambo kuko gutandukana imibaho, ahubwo ikintu cyari kiro kandi basore munabyumve cyane namwe bakobwa muri mu rukundo kano kanya mu byumve. Ikibazo we aho yibazaga navuga ati icya mbere famille yiwabo baranzi kandi nyine bambaniye neza nawe mbabanira neza, none byakarusho nanjye famille yiwacu umukobwa we bari bamuzi mbese rumva ibintu byari byatenye kujya mu mafamili byari bikaze, nta kintu rero kijya cyoho kibabaza. Niyo mpamvu Titi Brown Nyamuneka abantu muri hafi ye rwose urumva mufate mu mugongo ko bino bintu ni situation itoroshye kugira ngo ugiye gutyo present umukobwa ubu present wanyu bamwakira namwe bavuga ati bakubwiye ati mwana wanjye ntihazagire undi mukobwa, nta wundi mukobwa nifuza kubona usibye uyu nguyu koko utweretse bitewe n'ukuntu wenda ababyeyi bari bamushimye. Ni atacemo kangaye wenda n'iki ku mpamvu zawe birangire mushwanya ariko ubwawe uzi kujya gusubira imbere y'ababyeyi bawe babandi bakurihiye babandi bakoreze babandi bakoze byandi byose bavuga ati buriya byana byarapfuye kandi kabitera ni ngewe simwe nawe urareba bati se ndi umugabo ndiki. Niyo mpamvu rero Titi Brown ngiye mwumva cyane kandi ndatse mbabwira ati abantu bari hafi ye mube hafi nyine mu bwenyine ko ibyo ngibyo ari ibintu bibaho kandi nyine nta bintu bya danger ejo uzabona icyuki cya danger nawe kiza byatare kandi ukora ubukwe tutahe ndembaye ni dekaraye kare rwose ubukwe bwawe uzamba baruntumire gusa uzabimbwire kare urabizo ni inshuti yanjye ngayo nguko rero. So rero nari nkivuga kuri ino ndirimbo ya King James yagiye muri Titi Brown nawe nyine nagahaguruka nimba yaramukoze ku mutima abenshi nyine tukatangira gukata video twamaze ku mbuga nkoranyambaga twasanga no message wenda yarigenewe Nyambo n'ibice ko ntabwo nge nemeza nashidikanye wenda ko yari ibyaho bwe kwa ko nyine wenda bitewe na muda ari wenda afashwa nako kantu nkako ngako cyangwa afashwa n'indirimbo itandukanye n'abantu bose bakunda ibintu bimwe. Icy'ingenzi cyo nuko wenda nyine twayibonye no ikindi cya kare wenda ahantu banagende wenda babidekarara n'ikirona Nyambo aho yarari yabyinaga n'umukunzi we nyine ubona nyine bishimye ukuntu, ariko Titi Brown wabonye ko nyine yarari single bigaragara yuko nyine kuva yatandukana na Nyambo yahise avuga ati none nanjye ngo mbonye umwanya mwiza wo kwitekerezaho, mbonye umwanya mwiza wo kwiyubaka, mbonye umwanya mwiza none wo kuvuga ati ubundi who am I hanjye nka Titi Brown ubundi ndiki ndi muntu ki bimeze gute. So mbona no kubwira abasore wenda twese turi mu kigero nk'iki ngiki turi no gutereta cyangwa n'iki guys nyine bino bintu bibaho hari ukuntu ugira gutya
ariko nanone nabivuga bavandimwe, buriya gukunda ni ibintu byiza, ariko nanone gukunda mukabishyira ku mbuga nkoranyambaga. Nyamuneka ibintu byageze ku mbuga nkoranyambaga buriya ni ibintu biba bikomeye cyane. None iyo ufashe ubuzima bwawe none bw'amarangamutima nyine ku rwego rukomeye ukabuzana ku mbuga nkoranyambaga, akenshi na kenshi buriya ku mbuga nkoranyambaga hano 80% by'abantu bahaba ni abateramwako. Ukumva abantu bereka ikintu kiza ati n'ubundi uyu nguyu ntikimubereye, si we bikwiriye. Abo rero ushaka nibo abantu rimwe na rimwe nyine bagira nk'ubu ngubu niza nashidikanya buriya ati Brown neza gukora na Nyambo akabihisha. Kumva akabihisha ntibigutangaza ubu ngubu wenda kano kanya wenda ibyiyumvira afite ntago ariko byakakoye kuba bifite. Niyo wenda bari no gutandukana muri ibyo bintu bishoboka cyangwa ari gihe wari gusanga ari nayo babanye, ariko niyo banatandukana biteka tiza bishyira mu itangazamakuru cyangwa byo muri social media. Nta hantu umuntu numwe yari guhera mujomba ibikwasi, ariko bitenye n'ukuntu twabajyaga tubona mu tuvido dutandukanye bimeze gutya na gutya, nawe ndakanabyivugira n'iki. No hantu nyine kano kanya buri muntu wese amufata ijambo akamuvuga uko ashaka, ariko nyine bibaho nyine mu buzima nyine nta mpamvu ko buri kintu cyose kigira ikiza n'ikibi. Ariko nkubwiye ati burya kugira ngo ubundi hari abanzi rimwe n'enye twizanira mbwira nyine abasore kano kanya muri gutereta wenda wa star bagenzi banyu cyangwa n'iki. Nyamuneka ibintu nyine kujya mu byitwararikamo. Niba ufite umuntu ubona buriya ubuzima bwa famiye ntibugakaze kuri social media, sibyo? Ubuzima bwawe bw'ejo hazaza nyine nifuza ko wajya werekana ikintu nk'uko King James kano kanya dukoreye ibintu. Araje nyine we yariturije aje yitashwanya gusa ibintu byose bitabi buri wese avuga ati nyine twese nyine twacitse urondogoro nyine twabonye cyo kuvuga n'uwari wese nyine kamwe ngo yazanye n'abadebere n'abande bose mpamya kuko byangera kose kano kanya. Nta muntu utavuga kuri King James kuko gukubita kuzana nkanga iminsi none hari wenyine ni kiba gikomeye. Ubwo niyo mpamvu vuga ngo buri akeshi na keshi iyo tuvuze ibintu tutari twakora hari ukuntu ibyo bintu rimwe na rimwe binatunana cyangwa ugasanga ejo n'ejo bundi biratugarutse nyine ari byo bintu biza abandi nye twabivuze ari nk'imishinga twaplaningaga none aho ifailingiye abandi baza kubiturwanishaho biza ari nk'amacumu bidusogota. Kandi ibyo bintu rimwe na rimwe usibye ko kuba umugabo nyine cyo kintu yabivuze nyine hari ukuntu handorenga ibyo byose cyangwa kanyihangana, ariko ntabwo biba byoroshye ngayo ngukorera. So ikindi kintu cya kabiri nkivuga King James ari mu bantu bakoze igitaramo none ugasanga buri muntu wese ari muri vibe kabisa, udafashwe n'ino ndirimbo yafashwaga niyi. Ku bantu bose wenda twagerageje kuganira bari bahari, buri muntu wese yari afite nyine yatashye yishimye aririmba indirimbo nziza, indirimbo z'urukundo, indirimbo z'isanamitima, ya mitima yangiritse. Nimba none ngo cyababaje abantu benshi uzi kugira ngo ugende wumva akaririmbo keza nyine kazi ko kakwibutse bya bihe byawe n'uwawe hambere mumaje guhana divorce sha reka wabwiza uko icyo kintu cyo mugitekerezaho. Nyamuneka ni nkuko niko nahoze mbibabwira ibintu byo mu bitekerezo ukumva ibihe byiyumvira byiza byatangiye kugaruka kandi umwe akwiye kubigira nawe wagize gute wamuhaye divorce. Ni ibibazo bikomeye. Nkuko ikindi cya kabiri twamaje kubona ko King James ari umwami w'abagore. Igitsina gore aho kiva kikagera sinkubeke nimba ufite shere kano kanya nushaka kubimubwira cyangwa n'utanabibwira nawe wicara ubizi nuko nyuma wenda y'amagambo mubwira, ariko nawe hari umuntu yumva kandi akunze. Abakobwa benshi bakunda King James, bakobwa niba ndi kubabeshyira mu byandika muri comment, ariko 80% by'abakobwa twamaze kubona twonye ko bakunda King James. N'ubwo wenda n'abasore wenda natwe dukunda ibikorwa bye, ariko cyane ku bakobwa neza aho neza bararangiye pe. Uko urebye nko muri arena wasanga 80% ari abakobwa barimo. Ikindi kintu cyanshimisha mu gitaramo cya King James ari nacyo kintu nanishimira cyane muri iki kano kanya wenda muri kino gihugu cyacu. Nuko King James yakoze igitaramo n'abahanzi bakomeye icyo bita support, bakaza papa ba Bruce Melody, bakaza abafana babo bakaza no Bruce Melody nawe agahaguruka agafana papa. Ukumva abanyamakuru batandukanye bakora ku bitangazamakuru bitandukanye bakaza bagatereka. Ukumva abantu bakaririmba nyine ukabona bimeze neza, abayobozi batandukanye. Ukumva Baskovia akavuga ati umuhungu wacu. Ibyo nyine ni ibintu bikwereka ko noneho mu by'ukuri
ubundi u Rwanda nyine twagakwiye kuba gutyo kumva uko tuvuga ngo turagaho gatoya ko tukaba nagaho gatoya no kwifitemo ubumwe ku buryo koko mugenzi wacu mako ikintu gifatika tumusapotinga uje turwanya twese musururu moja tukamutera kandi tukamuhashya ubundi cyo kintu kivuze ubundi u Rwanda ni icyo ngicyo kuko ubundi u Rwanda nyine bivuga kwanda bivuga kwaguka nta mpamvu yo kugira ngo umuntu aze nyine gutyo gusa ngo ni iki rero guys navuga byinshi inkuru zanjye murazizi nyine zigenda zikora ku bintu bitandukanye ariko icyo nabwira cyo ni kimwe no kwenda kano kanya amakuru twari dufite wenda yarayo ngayo nubwo hari andi ndi kujya ngenda negeranya mbategura gatanu ku kandi ariko kano kanya mbabwira ngo bavandimwe nyine reka tukumene gutya uko King James twamusapotinze tukabona kuko yuko buriya n'umunyarwanda ashobora gutumiza imbaga ingana kuri agatanga ubutumwa ahubwo buriya na leta nayo nk'ubutaha igiye ishaka nko kwamaza ibikorwa byawe n'ibiki igihera hari tuvuga ati muvandimwe mwana wacu fata akantu uri kumva hita kubita mu neza dutangire no tangazo igere kuri benshi ubone ibintu bigende neza ikindi cya kabiri unako social media mu Rwanda nyine iri kugenda izamuka itera imbere ahubwo ikintu dukwiye kwiga nyine nta kintu cyo kintu nzaza wenda utamvugaho kuko uburyo no sasa twabyaza umusaruro kandi tudasenyanye ntawe tubangamiranye mbese byose bigakomatanyiriza hamwe ukubaka igihugu cyacu aho kugira ngo umuntu ajye abamo meza gutya wenda abameze gutya duhanganya ahubwo noneho buno buryo bwaje wenda bwa social media tukabukoresha twubaka igihugu cyacu bavandimwe rero amahoro y'Imana agumye kubana namwe yari umuhungu wanyu bakunda Valence Okonko nk'ibisanzwe kuza kwicira ibitangazamakuru bitandukanye cyangwa se mu bintu bitandukanye ari muri filimi ari muri ibi ariko kano kanya ndizo nashidika ko tugiye kujya tubana gatanu kandi ndizo nashidikanya ko rwose ntabwo nzababera ikigwari pe mwewe kumya gukora subscribe kuri Valence kuri Okonko Media n'abakoze subscribe kuri Valence TV show rwose ntabwo nzababera ikigwari mugumye mu following kuri Instagram ni Valence Okonko kuri TikTok ni Valence Okonko aho sigenda ukora subscribe aho bishoboka ahandi following kandi ikindi cya kabiri guys nimero yanjye ni yayindi ndaje nyabapingira aho ngaho ufite igitekerezo cyangwa se icyifuzo wagira ikindi cya kabiri ko nashaka kwamamaza kumva mugabo nawe twagarutseho uyu munsi tuvugana ndi umuntu ushobora kuguhuza n'abantu batandukanye wamwoza wifuza ari abakwamamariza cyangwa se nyine ku bikorwa bitandukanye rero wowe ufite ibyo wamamaza ngana ngufashe umwete ndifuza ibintu gutya na gutya ko byagira gutya na gutya none nanjye nkubera ijisho kandi ndabizi neza nashidikanya ko tuzagendana neza murakoze amahoro y'Imana n'abane namwe Hello guys. Bazi sikavuga ye.